Reka mbahe ikaze rero mwese mukunda Habineza TV, ndi Abu Dhabi. Reka uyu munsi tugaruke kuri showbiz yo mu Rwanda, by'umwihariko ku bijyanye n'umuziki. Mu minsi ishize imbuga nkoranyambaga, ibitangazamakuru maze iminsi bigaruka ku bya Element na 155am Rebo abarizwamo, ariko abadafite amakuru kuri ibi bansabye ko nabibasobanurira ku buryo burambuye nkabashakiraho amakuru. Rero tujye kubana muri iki kiganiro turasoza umenye ese Element ni izihe nshingano yahawe muri 155am, ese amasezerano bagiranye yanzuye iki, ese yubahirijwe ku buhe buryo, ese niki kiri gutera izi mpinduka cyangwa se uyu mwuka mubi hagati ya 155am ndetse na Element, ndetse ndanakubwira ku cyo amasezerano n'ibirego bya 155am igihe Element yahamwa n'icyaha cyo kunyereza amafaranga bagera kuri 25 million. Ibi byose rero tugiye kubiganiraho ku buryo burambuye muri iki kiganiro. Wowe tugiye kubana rero ugeze ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi bitandukanye muri iki kiganiro. Cyo nakwibutsa abanza ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitaha uzajye ubibonera ku gihe, ntibizajye bigucika. Wibuke no gusharinga bagenzi bawe nimba ibi biganiro wumva hari amakuru wungukiyemo. Reka rero nkubwira ati ikaze kuri Habineza TV, ngiye mbahaye ikaze muri aka kanya. Reka dutangire rero ku buryo burambuye. Element yaje muri 155am aho yaje nk'umu producer, akaba ari we warushinzwe gukora indirimbo. Reka dutangire. Nyuma y'iminsi ku mbuga nkoranyambaga hagaragara ibimenyetso by'uko 155am Limited yitabanye neza na producer Element. Kuri ubu intambara y'amagambo yatangiye gututumba, mu gihe habura iminsi mike ngo Element asoze amasezerano cyangwa se asoze kontara ye muri iyi nzu ya 155am. Byitezwe ko Element azasoza amasezerano ye muri 155am muri Kamena, ko ni ukuvuga mu kwezi kwa gatandatu 2025. Icyakora uko iminsi yisunika ngo iminsi ye yo kuba muri 155am Limited irangire, niko intambara y'amagambo itangira gututumba hagati y'iyi sosiyete inasanganywe studio ikoreramo Element. Kuri ubu inkuru nshya ihari nivuga urutonde rw'indirimbo 38 Element yakoze kuva yakwinjira muri 155am Limited, ariko akaba ataratanze amafaranga yagombaga guhabwa studio. Kuvuga ko izi ndirimbo 38 ntabwo arizo yakoze gusa, ahubwo hari n'izindi nyinshi yakoze, ahubwo izi 38 zo atabashije kwishyurira. Amasezerano y'impande zombi agena ko Element azajya aha 155am Limited 60% by'amafaranga yinjijwe ku bihangano yakoze, we agasigarana 40%. Ubu ni ukuvuga ziriya ndirimbo 38, aya 60% yagombaga guhereza iyi nzu ya 155am ntabwo yatanze nk'uko bigaragazwa na 155am. Biravugwa ko Element yishyuzwa arenga 25 million na 155am y'izo ndirimbo yakoze ntatange amafaranga, bityo ko bashobora kumukurikirana mu nkiko. Element 155 ishaka kumurega mu nkiko kugira ngo abe yakishyura aya mafaranga. Ni mu gihe we yari amaze iminsi atangaje ko nyuma y'uko yasohoye indirimbo yitwa Tombe, akaba ataragaragaje ko yayikoreye muri 155am. Muri video yayo yatangaje ko afite umushinga wo gukora studio yiwe, ku buryo nawe iminsi mikeya azaba ari gukora umuziki ku ruhande rwe n'azaba asoje aya masezerano. Ndetse n'izindi nkuru zitandukanye, mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubashe kubana mu biganiro byose bitaha. Ndabashimiye, nitwa Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Umwanya n'uwanyu, mu gihe muza mutanga ibitekerezo byanyu tuzajya tunyuzamo amaso, ndetse n'ibindi mushaka byose ni hano kuri Habineza TV, home of news with happiness. Ndabakunda, Imana ibahe imigisha.